Mwiriwe muraho nkuko bisanzwe ni Betty. Ndagushimira we tugiye kubana muri iyi video. Amahoro y'Imana abane nawe. Uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe urutonde rw'amazina wakwita umwana w'umuhungu, amazina atatajyanye, amazina yo muri 2026. Mboneyeho no kukwibutsa ko udakwiriye kugira impungenge nimba warabuze amazina wakwita umwana wawe cyangwa se ukananirwa guhitamo. Hari n'igihe ubura yuhitamo cyangwa se ukabura umwanya. Ibyo bibazo byose hano twarabikemuye. Reba kuri iyo nimero ureba muri screen yawe, utwandikireho kuri WhatsApp, utubwire amazina ushaka, nimba ari amazina abiri ajyanye cyangwa se atatajyanye, ndetse n'amazina 4 ajyanye cyangwa se amazina atangizwa n'ingombajwi runaka. Ushobora no kutubwira amazina yawe tukagufasha gushaka amazina yajyana n'amazina yawe kandi amazina agezweho wakwita umwana wawe. Akarusho k'iyi gahunda, iyo tukurebeye amazina bwa mbere ntuyakunde, uba ufite indi nshuro imwe tugukorera andi mazina atandukanye nayo twaguhaye mbere. Ibyo byose nta kindi, ni ku mafaranga 3,000 gusa by'amanyarwanda. Ni nka internet, kuko ntago ari ikiguzi twabara n'umwanya. Ariko mwebwe kuko muri abantu bacu, ni ukugura internet gusa, ubundi wowe ukikomereza gahunda zawe, twe tukabikugiramo. Tudatinze kadutangire, nkuko bisanzwe turahera ku mwanya wa nyuma tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 15 dufite amazina Mpano Ilyes Mender. Mpano ni izina ry'ikinyarwanda, Ilyes ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Nyagasani ni Imana yanjye. Naho Mender ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka no mu Budage, rikaba risobanuye imbaraga cyangwa se gukomera, rikaba ryanasobanura ushoboye. Mpano Ilyes Mender. Naho ku mwanya wa 14 dufite amazina Ntsinzi Aili Davin. Ntsinzi ni izina ry'ikinyarwanda, Aili ni izina ry'abahungu, rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka muri Jamaica, rikaba risobanuye amahoro, ryanasobanura ibyiza. Naho Davin ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye inshuti. Ntsinzi Aili Davin. Dukomereje ku mwanya wa 13 aho tubona amazina Hirwa Eyan Rior. Hirwa ni izina ry'ikinyarwanda, Eyan ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Scotland, rikaba risobanuye ngo Imana ni inyembabazi. Naho Rior ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana ni urumuri rwanjye. Hirwa Eyan Rior. Ku mwanya wa 12 dufite amazina Imfura Guz Kibu. Imfura ni izina ry'ikinyarwanda, Guz ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye uwashyizwe hejuru cyangwa se ukomeye. Naho Kibu ni izina ry'abahungu, rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Buyapani, rikaba risobanuye ibyiringiro, rishobora no gusobanura uwifuzwaga. Imfura Guz Kibu. Ku mwanya wa 11 turabona amazina Nziza Vanko Ilenio. Nziza ni izina ry'ikinyarwanda, Vanko ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye impano y'Imana. Naho Ilenio ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye amahoro cyangwa se umutuzo. Nziza Vanko Ilenio. Kadukomereze ku mwanya wa 10 aho tubona amazina Rumuri Elos Madu. Rumuri ni izina ry'ikinyarwanda, Eros ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye urukundo rw'Imana, ryanasobanura urukundo rwa nyarwo. Naho Madu ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye ubuki, ryanasobanura ibiryohereye. Rumuri Elos Madu. Ku mwanya wa 9 dufite amazina Ngoga Santi Cleric. Ngoga ni izina ry'ikinyarwanda, Santi ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye umutagatifu, ryanasobanura amahoro cyangwa se umutuzo.
naho Cleric ni izina ry'abahungu rikomoka mu baratini ku izina Clericus, rikaba risobanuye umuragwa cyangwa se umurage. Ngoga Santi Cleric. Ku mwanya wa 8, Mugisha Axel Dario. Mugisha ni izina ry'ikinyarwanda, Axel ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo papa niwe mahoro yanjye cyangwa se data niwe mahoro yanjye. Naho Dario ni izina ry'abahungu, rikomoka mu baratini, ryakomoka no mu Butaliyani, rikaba risobanuye ngo utunze ibyiza. Mugisha Axel Dario. Dukomereje ku mwanya wa 7 aho tubona amazina Gisa Niar Mando. Gisa ni izina ry'ikinyarwanda, Niar ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye umutsinzi. Naho Mando ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, ryakomoka no mu Butaliyani cyangwa se mu Baratini, rikaba risobanuye ukunditse, ryanasobanura imbaraga z'urukundo. Gisa Niar Mando. Ku mwanya wa 6 dufite amazina Lamba Ellen Meki. Lamba ni izina ry'ikinyarwanda, Ellen ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Turukiya, rikaba risobanuye umutagatifu cyangwa se umuntu wera. Naho Meki ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka no muri Amerika, rikaba risobanuye ngo uwagereranywa n'Imana. Lamba Ellen Meki. Ku mwanya wa 5 dufite amazina Ndiho Dom Albi. Ndiho ni izina ry'ikinyarwanda, Dom ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Cyongereza, rishobora no gukomoka muri Espagne, rikaba risobanuye nyagasani cyangwa se nyakubahwa. Naho Albi ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye kwera, ryanasobanura umucyo. Ndiho Dom Albi. Dukomeje kubashimira cyane mwebwe mwamaze gukanda subscribe, mwe mudahwema kuduha like ndetse no gusharinga video zacu, namwe mutwandikira muri comment, muri abantu b'ingenzi cyane kuri twe. Kandi nk'uko mubizi, uru rubuga ni urwacu, namwe ni urwanyu, mbega ni urwacu twese. Dukomeze dushyigikirane. Tudatinze ka dukomereze ku mwanya wa 4, turabona amazina Shami Aili Jaylon. Shami ni izina ry'ikinyarwanda, Aili ni izina ry'abahungu, rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka muri Jamaica, rikaba risobanuye amahoro, ryanasobanura ibyiza. Naho Jaylon ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Amerika, rishobora no gukomoka Irelandi cyangwa se muri Scotland, rikaba risobanuye impano y'Imana. Shami Aili Jaylon. Ku mwanya wa 3 tugana ku musozo dufite amazina Sangwa Kavi Deonte. Sangwa ni izina ry'ikinyarwanda, Kavi ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye umunyabwenge. Naho Deonte ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza, rishobora no gukomoka Irelandi, rikaba risobanuye uwera cyangwa se umwiza. Sangwa Kavi Deonte. Ku mwanya wa 2 dufite amazina Kirenga Avi Dimzi. Kirenga ni izina ry'ikinyarwanda, Avi ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana yanjye, ryanasobanura data. Naho Dimzi ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ubucamanza. Kirenga Avi Dimzi. Ku mwanya wa 1 ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'amazina agezweho muri uyu mwaka ndetse no mu mwaka utaha. Ku mwanya wa 1 ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'amazina 3 ajyanye, amazina y'abana b'abahungu, amazina agezweho ndetse amazina atarasakara. Ku mwanya wa 1 dufite amazina Nshuti Drew Meir. Nshuti ni izina ry'ikinyarwanda, Meir ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bugiriki, rishobora no gukomoka mu Bwongereza bwa kera, yagira n'inkomoko mu Bufaransa.
rikaba risobanuye intwari cyangwa se umugabo, naho Meir ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye urabagirana cyangwa se uzana urumuri. Nshuti Drew Meir, turagushimiye cyane ko wabanye natwe. Ntuzacikwe na video ikurikira.